gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Dufite abantu bazi kuvuga amasengesho ariko batazi gukora amasengesho. Gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Abantu bazi kwigisha gusenga we batayaherukamo, bazi kuririmba ukuntu basenga, ukuntu amasengesho akora imirimo ikomeye, ariko pratique yo gusenga niyo yatunaniye. Nigeze gusengana n'umuntu arasenga kandi uwo munsi nari ndi mu mubiri pe. Twagiye gusengera ahantu ku musozi. Noneho dutangiye gusenga ngiye mpita namwe mvuye umuntu usinzira ku gasozi. Arasenga ngenda sinzira. Ariko nsinzira nsize numva yimukiye ahantu. Mvuge cyane ngo ahantu. Numva yimukiye ahantu iyo mwisi y'umwuka. Hanyuma ngenda sinzira. Hari nka saa 4 y'ijoro. Nagarutse saa 9 nkanguka nsanga ntaragaruka. Hanyuma ndamwaragurika ndamutegereza. Ahagarukiye avuga amina, ubwo urumva umuntu yarasenze amasaha 4 adahagaze. Hanyuma turatahana. Yaraye mu ijuru naraye mu isi. Siko mushobora gukora 40 hano akagira abantu batazamenye niba mwaranasenze. Atarenze cya gice cy'umubiri, amarangamutima n'umwuka ngo agere mu mwuka. Gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Ni byiza kwihererana n'Imana muri babiri kuko Yesu yasenga wenyine. Imana ikunda ubuzima muri prive, apana gusengera gusa muri rusange. Rata hari imbere y'uburiri bwawe ukwiye kuhagira icyumba cy'amasengesho. Nta kintu kijya kinezeza nk'iyo ndi kugenda ni jyenyene nta wundi muntu turi kumwe. Mbwira Imana intege nke zanjye nkayibwira utuntu twose nkavuga wow ndaruhutse. Ntukajye usengera hano gusa. Oya, hari abantu batunze Imana iba mu rusengero. Ukwiye kubaho ubuzima Imana igukeneye mu ibanga. Kubera ko mwari muzi abantu bazinutswe kwatura kuko baturiye abantu bakabivuga. Mwari muzi abantu batangiye ibyifuzo muri rusange ejo bikabatanga mu rugo. Ni byiza gusenga, ariko ni byiza gusenga wihereranye n'Imana. Niba ushaka gusuka umutima wose imbere y'Imana, ni byiza kwihererana nayo. Bariza umuntu mwicaranye ngo muherukana n'Imana muri babiri. Agusubije ngo iki? Ariko ubundi reka mbabaza. Abantu bafite abafiance bari hano cyangwa se abagize abafiance, kujya kuvugana na fiance biravuna. Umva ngo abahungu bavuga make. Iyo bagiye guhura na fiance ibyo bavuga ntibibura. Nase niba Imana ari fiance wawe, ni gute bikugora kujya kuvugana nawe? Nagira ngo mbabwire ngo ibintu byose dukora byose bikwiye kubanzirizwa no gusenga. Muri iki gihe cy'akavuyo k'ibintu byinshi, ikiguzi cy'ubuzima kiri hejuru n'ibindi bintu byinshi nyene duhigwa n'ibintu byinshi, gusenga bikwiye kuba ari byo bibanza. Ntuzagire ikintu na kimwe ukora utabanje gusenga. Hari umwana umwe twabanye ahantu hamwe nigeze kuba hakugiriya. Uwo mwana yiga mu wa 6 primaire. Mu ndebe yari afite nyirakuru w'umurozi. Nari mvuze w'umurozi. Hanyuma abadayimoni babwira nyirakuru ko afata uwo mwana akamutambaho igitambo, akamuha uburozi agapfa. Noneho uwo mwana twarasenganaga, yari umwana yuzuye umwuka wera kuva ari mu wa 4 primaire. Afite umwuka wera mwinshi, apana ibintu abantu bigana. Oya, yari afite umwuka wera. Hanyuma ava ku ishure ashonje, asanga nyirakuru yamuteguriye ibiryo birimo uburozi. Umwana arangije arahumiriza, azamura ikiganza, Mwami Yesu. Akivuga Mwami Yesu ahita connecta mu ijuru, avuga mu ndimi. Nyirakuru yicaye mu murere ahantu amwitegeye amureba. Nyirakuru we igihe umwana arimo kuvuga mu ndimi, nyirakuru yabonye umuriro umanutse mu isahani y'ibiryo. Umuriro uraka mwinshi. Umwana yavuze amina, umuriro urazima. Ntabwo yarazi biriho biraba. Igihe nyirakuru ahita arasimbuka, afata yasana avuga ngo mwana wanjye ngo mbabare nari nkwishe. Mwagiye musenga koko.
mwagiye musenga ko ari igihe uzagira ibihumanya utabizi. Abanyafurika bararoga, uzi ko guha ibirayi ipusi zikavugira mu nda ntazo wariye. Wariye ibirayi ipusi zikavugira mu nda. Bazi shimi ku rwego rutarabaho ruri mpuzamahanga. Mwagiye musenga. Uzi kubyuka ukagwa mu munsi, ubona isazi igira amaso manini ariko ntireba. Ibintu byose igwamo, mu mazi igwamo, mu isukari igwamo, ibintu byose igwamo kandi ifite amaso. Uzi kujya ugwa mu munsi, ukayibyuka ukagwa mu munsi, n'ukurikiye ukawugwamo. Nta hishurirwa, nta yerekwa, nta Imana yavuganye nawe, ukajya ugwa mu munsi gusa. Birabishe gusa. Nta kizakora itamenyesheje intore zayo. Nta kizakora itamenyesheje intore zayo. Bagiye gusenga ahantu, umuntu arantangaza pe. Uwo muntu yarantangaje. Muzi ukuntu yasenze? N'umuntu amaze imyaka 19 nta mwana arabona, aracategereje urubyaro. Ariko yarasenze abwira Imana ngo Mana, sinzabye bagira hari saa 9 y'ijoro. Abwira Imana ngo nsenge ibisekuru 5 bizankomokaho. Ntihazabemo umurozi, ntihazabemo umutinganyi, ntagire uzapfa yiyahuye, ntagire n'uzabyara ikinyendaro. Ndamureba nsanga sinkijijwe, numva najya kwigira nk'umubatizo. Kubera ko ngiye mfite abahungu 2, sindasengera abagore babo, sindasengera abuzukuru babo, sindasenga. Kandi uwo muntu ibyo yizeye azabibona. Niba ashobora guprojecta mu myaka 500 azisengesho ry'ukuri, noneho uraza mu kubaho kw'Imana ukavuga ubusa. Ibirayi, izuba ryavuye, imyenda baramvuze, mbega ibintu biciriritse we. Muri 40 tugomba kuba dufite plan y'ibintu twifuza ko Imana izana nk'impinduka muri iki gihugu n'amahanga. Ye plan. Cyakane, pe ya kane. Kwera. Kwera. Isengesho ritarimwo kwera ribyara imihango. Ikintu gituma Imana itadusubiza nuko dusengana amanyanga, dusenga nta kwera kurimo. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abantu bafite imitima iri pire, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abantu bafite imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Reka mbabwire ikintu cyantangaje ngiye muri Isirayeli. Yesu yaravuze ngo nujya gutanga ituro, ukibuka ko ari icupfa, usiga ituro aho ugeze, ubanza ujye kwikiranura, uzatura ubutaha. Muzi ikintu yaravuze? Iyo uvuye ruguru mu majyaruguru ya Isirayeli umanukiye Yerusalemu, ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu ahagenda iminsi 5, hari n'abakora iminsi 7 n'amaguru. Ndebera ubwo uzi ikintu yaravuze? Umuntu yavuye mu majyaruguru ya Isirayeli akamanuka i Yerusalemu, ageze hafi y'urusengero akibuka ko ari icapfa n'umuntu yasize adatunganije, ubwo yagenze iminsi 5, asiga ituraho igitambaho, ashake abamuragirira iyo ntama cyangwa iyo hene, ahita azamuka indi minsi 5 yikiranura, hanyuma ahita amanuka indi ibaye ingahe 15, atanga igitambo, azasubira yindi. Nubwo byagusaba ikiguzi kingana gutyo, uzasengane kwera. Ntabwo Imana yakumva, ntabwo Imana yakumva usenganye ingeso zitarimo kwera. Iyo dusenga twishingikiriza ku masezerano y'Imana, cyangwa dupfa gusenga gusa. Ntabwo nzibagirwa umupapa umwe yaguye mu gico cy'abacengezi, hanyuma asenga amagambo 2 gusa, abwira Imana ngo Mana, niba imirimo nagukoreraga irangiye, unyeze unyura amahoro, kandi niba ngifite ibyo kugukorera nkure mu maboko y'aba bantu. Habahubutse umushefu wabo ari munsi y'umuhanda, aza yiruka, aravuga ngo mwafashe bande? Asanga bamupfukamishije bagiye kumwica. Aravuga ngo uyu ni umushumba wanjye, ngo naramunaniye gusa njya mu ishamba, wari uyu ni umwana w'Imana. Ahita aramufata amusubiza mu modoka aragenda. Ntibisaba gusenga 120, bisaba umutima. Tugomba gusengana kwera, twishingikirije icyo Imana yavuze.
hakuri kuvuga mana baranyanga ndashonje mana ndakenye mana ibyo bintu ntukajye imbere y'Imana ngo uvuge amatiku. Ujye wibwira ngo mana wavuze ngo. Iyo uvuze icyo yavuze ibyumva kuruta iyo uvuga ibyo itavuze. Yesu yakora ibintu bine. Icya mbere yarasenga. Yesu yarasenga pe hagati y'amasaha 3 na 4 yarasenga. Hari abantu kubera ko batabimenyereye gusenga adashobora gusenga iminota irenga 30 ahita abura ibyo avuga. Ariko gusenga Bibiliya iravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga kandi mugumye kuba maso musabira bera bose. Icya kabiri Yesu yakoraga byari gutegura abigishwa. Ni ikibazo twagize mu karere k'ibiyaga bigari, dufite abigishwa bake. Ariko iyo amatorero yose yashira imbaraga mu gutegura abantu kuba bigishwa. Umwigishwa n'umeze nk'uwamwigishije. Hanyuma umwigisha mukuru dufite ni Kristo. Ni byiza ko dusa na Kristo muri byose, mu mico no mu myifatire. Hanyuma ikindi Yesu yakora byari biterane by'abantu benshi, birimo abantu ibihumbi byinshi. Natangajwe n'imbaraga yari afite kuko yashobora kwigisha abantu ibihumbi 20 nta mikrofone afite. Ari mvuze ngo ibihumbi 20. Iyo bavuga ngo yahagije ibihumbi 5 udashizemo abagore n'abana. N'ubu hano tubaze twasanga abagore ari bo benshi n'abakobwa. Tekereza rero kwigisha abantu ibihumbi 20 nta mikrofone kandi akabibasha. Ikindi Yesu yakoraga kwari ukwita kuri sociali. Yesu yitaye kuri, yarazi ko abantu bakeneye umugati, yarazi ko abantu bakeneye icyo kunywa. Yesu yarasuye aho bapfushije. Yesu yabanye n'abanyamubabaro mu buryo butandukanye. Nibi nabyo ni byiza ko tubyibuka nk'itorero. Hanyuma nagira ngo dusome Luka 11 umurongo wa mbere. Luka 11 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nuko ari ahantu hamwe asenga, arangije umwe wo mu bigishwa be aramubwira ati databuja twigishe gusenga nk'uko Yohana yigishije abigishwa be. Amen. Akabazo rero nshaka kubabaza, gusenga birigwa? Musubize yego cyangwa we. Gusenga birigwa? Kandi tudasenga amasengesho yanditse nk'aya baba shuti bacu. Hari abashuti bayandika ku isi yose bakavuga amasengesho amwe. Hanyuma ni gute tubyiga? Umubebe iyo ariho ariga kuvuga atangira avuga, hajya hera kuri papa cyangwa mama? Papa. Kubera ko hera kuri papa nabyo. Hanyuma bikazagera igihe akavuga interuro, bikagera igihe akavuga Icyongereza n'Igifaransa cyangwa n'izindi ndimi bitegwa. Abana bari munsi y'imyaka 5 bashobora gufatira byibuze indimi 4 icyarimwe akazivuga mu buryo bw'ubuhanga. Hano uyu mwigishwa yabonye Yesu asenga, arangije aravuga ngo twigishe gusenga. Ntabwo ndi buvuge ibyiza byo gusenga, ariko kimwe mu bintu nzi byiza mu gusenga, waramutse usenga neza ukabura umunyamasengesho mwiza, nta hungabana wagira, nta gahinda gakabije wagira, kuko ibyakaguteye agahinda uba wabisohoye ukakira ihumure ry'Imana. Gusenga ni ibintu byiza wongeyeho cyane. Bikwiye guhinduka nk'uko ifi iba mu mazi, bikaba ari bwo buzima bwacu. Hanyuma gusenga birigwa, yego. Dufite abantu basenga nabi bitubahirije amategeko. Umuntu agizwe n'ibice 3: umwuka, ubugingo n'umubiri. Urusengero rwari rufite ibice 3: hanze, ahera n'ahera cyane. Yesu yavuze amagambo 3: musabe, mushake, mukomange.
isengesho riba ryubahirije amategeko cyangwa se riba ryujuje ibisabwa iyo ryubashe ibyo bice bitatu. Reka duhere ku ihema. Hanze habaga igicaniro ahantu abaturage bose bagarukira bazanye ihene n'intama baje gusaba imbabazi. Hari abantu bakijijwe bagarukira muri Mbabarira ariko ntibageza ahera ngo batoranyirizwe kuba ishanga ryera abatambyi n'abami mu bwami bw'Imana. Nta nubwo bageze ahera cyane muri ofisi y'Imana, kubera ko ahera cyane niho honyine haba isanduku y'isezerano, niho hava amabwiriza Isirayeli izagenderaho umwaka wose. Umutambyi yinjirayo rimwe mu mwaka kandi akabanza kwitambira icyo gitambo, hanyuma agatambira Abisirayeli. Yabaga yambaye umunyururu kubera iyo winjirayo ufite amanyanga. Nta nubwo yabaga ari amanyanga akabije. Niba Imana yaravuze ko umutambyi yambara imyenda y'umweru, hanyuma umutambyi akibesha akambarira ku ikabutura y'umukara, ntabwo yagenda ngo agaruke. Abantu basengana ingeso, abantu basengana ibintu mu mitima. Imana ishimwe ko tutakigwayo, Imana ishimwe ko tutakigwayo. Ariko urebye ibintu abantu basengana ntabwo byoroshye, ndaza kubigarukaho. Ni byiza ko turenga hanze tukagera hera cyane. Uzi ukuntu Yesu yavuze ngo igihe kiza kandi kirasohoye, abasenga Data bakwiye kumusengera mu mwuka no mu kuri. Imana ni umwuka, ishaka ko n'abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka. None aho hantu mujye mwumva tuhagera, aho mvuze ihitwa hera cyane, mujye mwumva tugerayo neza, cyangwa tugarukira ahantu hitwa mu marangamutima, mu gice cyo hagati cyitwa ubugingo. Aho hantu iyo uhageze, iyo wagize amahirwe yo kuhagera, nawe ubwawe urabimenya. Hari abantu bazi kuvuga basigiwe kuvuga, ariko abo bantu iyo yagize amahirwe agakandagira ahera cyane, ahita yitonda akavuga make, kubera ko mu kubaho kw'Imana ntiwabona ibindi uvuga. Uzarebe iyo umuntu yasenze nk'itatu yiyirije, yasenze neza, uhita ubona ari umwana mwiza, hari ukuntu nyine ari umwana mwiza. Nubona umubiri waje ukabona utangiye guporomoka ukavuga ibi bibonetse byose, uzamenye ngo ubwiza bw'ahera cyane bwashize. Ubundi hari ukuntu umuntu yageze ahera cyane yitwara. Kugeza aha muri kunyumva? Gusenga biriko. Hanyuma ndashaka kubabwira utuntu 10 twonyine. Utuntu 10 twonyine twadufasha kumenya gusenga. Icya mbere ni P 10 bakoresha mu gusenga. P, inyuguti ya P 10 mu gusenga. Icya mbere bikwiye kuba priorite. Gusenga bikwiye kuba priorite. Priorite mujya mubona muri y'imodoka zabaye nyinshi mu muhanda. Amategeko y'umuhanda avuga ko iyo hagiyemo umupolisi asimbura ibyapa byose, hanyuma akavuga ngo ndategetse ziriya nizize, ziriya nizibe ziretse. Nibyo bita priorite. Nagira ngo mbabwire ngo ibintu byose dukora byose bikwiye kubanzirizwa no gusenga. Muri iki gihe cy'akavuyo k'ibintu byinshi, ikiguzi cy'ubuzima kiri hejuru n'ibindi bintu byinshi nyene duhigwa n'ibintu byinshi, gusenga bikwiye kuba ari byo bibanza. Ntuzagire ikintu na kimwe ukora utabanje gusenga. Hari umwana umwe twabanye ahantu hamwe nigeze kuba hakugiriya. Uwo mwana yiga mu wa 6 primaire mu ndebe. Yari afite nyirakuru w'umurozi. Nari mvuze w'umurozi. Hanyuma abadayimoni babwira nyirakuru ko afata uwo mwana akamutambaho igitambo, akamuha uburozi agapfa. Noneho uwo mwana twarasenganaga, yari umwana yuzuye umwuka wera kuva ari mu wa 4 primaire. Afite umwuka wera mwinshi, apana ibintu abantu bigana, oya, yari afite umwuka wera.
hanyuma ava ku ishure ashonje, asanga nyirakuru yamuteguriye ibiryo birimo uburozi. Umwana arangije arahumiriza, azamura ikiganza, mwami Yesu. Akivuga mwami Yesu ahita connecta mu ijuru, avuga mu ndimi. Nyirakuru yicaye mu murere ahantu amwitegeye amureba. Nyirakuru we igihe umwana arimo kuvuga mu ndimi, nyirakuru yabonye umuriro umanutse mu isahani y'ibiryo. Umuriro uraka mwinshi. Umwana yavuze amina, umuriro urazima. Ntabwo yarazi biriho biraba. Igihe nyirakuru ahita arasimbuka, afata yasana avuga ngo mwana wanjye umbabarire nari nkwishe. Mwagiye musenga koko? Mwagiye musenga? Kwari igihe uzagira ibihumanya utabizi. Abanyafrika bararoga. Uzi ko guha ibirayi ipusi zikavugira mu nda ntazo wariye? Wariye ibirayi ipusi zikavugira mu nda. Bazi shimi ku rwego rutarabaho ruri mpuzamahanga. Mwagiye musenga? Uzi kubyuka ukagwa mu munsi, ubona isazi igira amaso manini ariko ntireba. Ibintu byose igwamo, mu mazi igwamo, mu isukari igwamo, ibintu byose igwamo kandi ifite amaso. Uzi kujya ugwa mu munsi, ukayibyuka ukagwa mu munsi, n'ukurikiye ukawugwamo. Nta hishurirwa, nta yerekwa, nta Imana yavuganye nawe, ukajya ugwa mu munsi gusa. Birabishe gusa. Nta kizakora itamenyesheje intore zayo. Nta kizakora itamenyesheje intore zayo. Nagize mama w'umunyamasengesho. Mama yari umunyamasengesho pe, no ku mubiri yari afite ibimenyetso bigaragaza ko asenga. Yashobora gupfukama amasaha arenze 4. Hanyuma umusumwa Imana iramubwira ngo ejo saa 4 z'amanywa ntuzagira ahantu njya, hari umushitsi azagusura kandi azaba ari mubi. Hanyuma arabyuka arategura, asengera urugo rwose, saa 4 z'amanywa umurozi aba arinjiye. Waheze hafi mu muryango, ndagira ngo yari wakuri hafi. Hanyuma mama aterura isengesho, akivuga ngo mwami Yesu, wa murozi avuza induru. Abadayimoni barasha. Abantu b'Imana baratinyitse. Ntuzapfe kubigabiza. Imana iba mu ruhande rwabo. Baramu yaravuze ngo abonye intare ngujyamye hagati muri bo. Hanyuma aramubwira ngo nguhaye amahirwe, akira Yesu umwami n'umukiza cyangwa usubirane ibintu byawe. Aravuga ngo ndamutse nihanye ngo abakurambere banyica. Kumbe uwo mugore yari atwite, umupfumu aramubesha ngo azaze kwica abana b'iwacu, ngo nibwiyo nda atwita azayibyara. Abantu ni abagome. Icyabaye ni iki? Icyabaye ni uko yagiye atihanye. Hanyuma yandi yaje kuyibyara, ayibyaramwo umwana umutwe utifunze neza, ubwonko buri hanze. Uwo mwana ahita arapfa, wa murozi ahita arasara. N'ubu ni umusazi. Yarasaze. Hanyuma muzajye musenga. Gusenga bikwiye kuba priority. Icyabaye ni iki? Ntimwumva ko umurozi yinjiye iwacu? Ku muryango aho yinjiriye bahiciye inzoka 9 buri gitondo, bagasanga hajyamye inzoka. Kubera iki? Iyo Bibiliya ivuga ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi, umunsi haje ibirenge bibi iwawe, uzamenye ko uzagwana nabyo. Ubu hari umukozi yakwinjira mu rugo rwawe ukararujyana n'umugabo, ari umukozi gusa wakiriye. Ubu ushobora kwakira umuntu muri shop yawe ugahita ukinga imiryango ugasubira ku isuka. Mwagiye musenga? Gusenga bikwiye kuba priorite. Ntabwo tubikora kuko baturarikiye 40 hano, ntabwo tubikora kuko mushumba yadushuhije cyane ngo dusenge. Oya, gusenga bikwiye kuba uko umutima utera. Dukwiye kuba dusenga. Icya kabiri, kugira ngo usenge neza bisaba perseverance. Perseverance ntabwo nzi niba ndi bubyite kwihangana, birajya nko gusa. Gupersevera ni ukunyura mu nzitizi, ukamena ibikuta, ukagera ku ntego. Niko gupersevera. Ni ukwihangana ugaca ahantu hagoye. Kubera ko gusenga kugeza igihe kizasenyukira.
gusenga kugira ngo uzarenge ibyo bakuzinze n'amagambo bakwatuyeho. Reka mbabwize ukuri, muri deliverance iyo turiho turirukana abadayimoni biroroha, ariko kugwana n'umwuka w'umuntu uriho uvuga ngo mu izina rya Yesu, agasubiramo ngo mu izina rya Yesu. Kwirukana abadayimoni bari mu muntu biratworohera, ariko kwirukana umwuka w'umuntu ukugwanya nicyo kintu kivuna kuruta ibindi byose. Umuntu wiriza akiriza, umuntu usenga nawe agasenga. Ntabwo nzi niba mwumva neza icyo ndiho ndavuga, ariko iyo bakwaturaho nabi bakavuga ngo kandi wagakobwa uri indaya, ntibagufashe nturasambana na rimwe, ariko bakajya bakwatura gusa kuri indaya, baba bariho barakubakira igicu hejuru cy'umwijima. Ni ukuvuga ngo uzahora urwana n'icyo gicu. Come on. Igihe Yesu yari i Getsemani, hari abantu bazi ngo Satani abikuzimu. Mwese niko mubizi? Ntabwo ari byo, ntabwo Satani abikuzimu. Satani yamanukanye na 1/3 cy'ingabo zitazwe umubare. Satani ni ikiremwa, ntabwo ari umuremyi, ntabwo abera hose icyarimwe, ntabwo yaba hose icyarimwe. Noneho ariko ari strategique, yahise afata ingabo azipanga mu migwi 4: abatware, abafite ubushobozi, abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Satani ntari ikuzimu, ntabwo ndi buvuge kuri buri mugwi, sibyo naje kuvuga. Satani ari mu kirere n'ingabo zatoranyijwe zitangira amasengesho y'abera. Iyo usenze isengesho riri mu mubiri, ayo masengesho yose barayatoragura, kuko Satani yigira marayika w'umuco, ahita aza akaguha ibisubizo bijya nko gusa nibyo wasabye. Niyo mpamvu umuntu akubwira ngo rega ngo nguriya muhungu ngo naramweretswe ngo ko azaba umugabo wanjye. Weretswe n'Imana yahe? N'Imana yahe. Hanyuma Yesu igihe yari i Getsemani rero, baba dayimoni bose mvuzeho mu migwi 4 baraje bubaka igikuta hejuru ye. Isengesho ryazamuka bakarifata, bagwana inkundura. Hanyuma Imana ibonye Yesu agiye kunanirwa, yohereza marayika mukuru, ubwo ni chef d'état major, aramanuka baca irembo mu kirere ngo bamugeraho, bamusubizamo imbaraga. Abwira ba Petero ngo mubyuke tugende, ndakomeye, numvise imbaraga z'umutima zije. Reka mbabwize ukuri, tugomba kumena ibikuta tukagera ku Mana. Niyo mpamvu isengesho risengewe mu mwuka rimera nk'isasu. Isasu ryoroheje rishobora kugenda metero 900 mu isegonda. Afite umuntu yishwe n'isasu ntabwo yumva imbundi iturika, kuko iturika deja yarangije gupfa. Imbundi iturika nyuma, isasu ryagiye kera. Ni nako bigenda. Iyo usengeye mu mwuka, isengesho rica muri baba dayimoni rigahita, bagasigara bahumbaguza bibaza ikihanyuze. Ntabwo baribona kuko ryasengewe mu mwuka. Ariko gusenga ubyuka, ugasenga wisiga amavuta, wambara ipantaro, ayo masengesho usibye abadayimoni ntabwo yakwirukana ipusi. Nta kintu yakumarira. Tugomba kuperesevera. Icya gatatu, pe ya gatatu ni plan. Ni byiza ko dusenga twakoze plan, apana gusengera mu kavuyo. Sibyo? Ni byiza gukora plan yo gusenga, kirazira gusengera mu kavuyo. Hagiye dusenga, dusengera iki? Nyambona abantu mu madini amwe namwe bategura amasengesho ngo y'iminsi 120, ngo y'iminsi 600. Reka mbabwize ukuri, niba iminsi 3 ya Esther yarahagaritse genocide, hajya umuntu amara 120 bimeze bite? Kuko nta plani, ntituzi icyo dusengera, ntituzi n'uburyo dukwiye gusenga. Murebe hano mu gisirikare hari ibisasu bihenda, nka rokete. Ni igisasu baremeye kumena brende, ni igisasu baremeye bakoreye kumena beto. Noneho ndebera nk'umusirikare yafata ico gisasu gihenze
kiri hejuru y'amadolari 200 kimwe akagitera nk'inyoni, ntabwo bamutwara indera? Ntabwo bamutwara indera? Muzi ibisasu mwirwa mupfusha ubusa, nta brende zihari, ugasenga utazi icyo usengera, nta plani, nta. Yesu yavuze ngo ikintu cyose muzasaba mugishizeho umutima, Data wa twese azagikora. Aho kugira ngo wicare hano uvuga ibintu bidafashije, byibuze wabaye twagiye gusenga ahantu, umuntu arantangaza pe. Uwo muntu yarantangaje, muzi ukuntu yasenze. N'umuntu amaze imyaka 19 nta mwana arabona, aracategereje urubyaro. Ariko yarasenze abwira Imana ngo Mana, sinzabyebagira hari saa 9 y'ijoro. Abwira Imana ngo nsenge ibisekuru 5 bizankomokaho. Ntihazabemo umurozi, ntihazabemo umutinganyi, ntagire uzapfa yiyahuye, ntagire n'uzabyara ikinyendaro. Ndamureba nsanga sinkijijwe, numva najya kwigira nk'umubatizo. Kubera ko ngiye mfite abahungu babiri, sindasengera abagore babo, sindasengera abuzukuru babo, sindasenga. Kandi uwo muntu ibyo yizeye azabibona. Niba ashobora guprojecta mu myaka 500 azisengesho ry'ukuri, noneho uraza mu kubaho kw'Imana ukavuga ubusa. Ibirayi, izuba ryavuye, imyenda baramvuze, mbega ibintu biciriritse we. Muri 40 tugomba kuba dufite plan y'ibintu twifuza ko Imana izana mw'impinduka muri iki gihugu n'amahanga. Ye plan. Cyakane, pe ya kane, kwera. Isengesho ritarimwo kwera ribyara imihango. Ikintu gituma Imana itadusubiza nuko dusengana amanyanga, dusenga nta kwera kurimo. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abantu bafite imitima iri pire, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abantu bafite imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Reka mbabwire ikintu cyantangaje ngiye muri Isirayeli. Yesu yaravuze ngo nujya gutanga ituro, ukibuka ko ari icupfa, usiga ituro aho ugeze, ubanza ugiye kwikiranura, uzatura ubutaha. Muzi ikintu yaravuze? Iyo uvuye ruguru mu majyaruguru ya Isirayeli umanukiye Yerusalemu, ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu ahagenda iminsi 5, hari n'abakora iminsi 7 n'amaguru. Ndebera ubwo uzi ikintu yaravuze? Umuntu yavuye mu majyaruguru ya Isirayeli akamanuka Yerusalemu, ageze hafi y'urusengero akibuka ko ari icapfa n'umuntu yasize adatunganije, ubwo yagenze iminsi 5, asiga ituraho igitambaho, ashake abamuragirira iyo ntama cyangwa iyo hene, ahita azamuka indi minsi 5 yikiranura, hanyuma ahita amanuka indi ibaye ingahe 15, atanga igitambo, azasubira yindi. Nubwo byagusaba ikiguzi kingana gutyo, uzasengane kwera. Ntabwo Imana yakumva usenganye ingeso zitarimo kwera. Murebe hano mbabwire, iyo dufate ko uyu ari umwenda w'umweru, ufashe umwenda w'umweru urimo ikizinga kirabura ukawutera ipasi, utekereza ko iki kizinga kizongera kuvamo? Uko mubitekereza? Bihita bihinduka pati imwe y'umwenda, ntabwo kizongera kuvamo. Iyo ufite ingeso yakunaniye, uri umutinganyi, urasambana, wakuyemo inda, urangana, ugahita ubikoraho amasengesho y'iminsi 40, ntuzongera kubikira ubuzima bwose. Ntuzongera kubikira. Kubera iki? Ikintu wiyirijeho cyakunaniye ubu gihaye imbaraga. Gute? Iyo twiyiriza, umubiri urananuka, umubiri uca bugufi, umwuka wakasama. Nukuvuga ngo ibije byose urakira. Yesu yavuze iki? Yaravuze ngo nujya gusenga uzakingure, hanyuma ukinge, Data ubwiriye mu kwiherera azagusubiriza ahiherereye. Kubera iki? Yavuze gukingura, ukinjira, ukongera ugakinga.
ni ukugira ngo bya bintu byose bidatunganye bitagusanga ahera ukabyirizanya. Uzi ko igihe umuntu atangira gusenga akivuga ngo Umwami Yesu, agahita atangira kureba agafilime, akareba agafilime k'ubuzima bwe, niba yakonegise ku maganya, niba yakonegise ku muhungu bateretana, niba yakonegise ku, agahita areba agafilime, mukazarinda murangiza gusenga atazi aho yari ari. Mwagiye musengana kwera. Cya gatanu, pe ya gatanu ni purpose. Gusenga bikwiye kuba bifite intego. Ni iyihe ntego yo gusenga? Iyo dusenga ni iyihe purpose? Dusenga ngo tugere kuki? Dusenga ngo habe iki? Mwari muzi abantu bose basenga iyo baba basengana intego nzima. Umunsi umwe abakunda kunkurikira urugero ngiye gutanga bararuzi. Navuye hano i Kigali njya gusengera ku musozi umwe wo mu majyepfo. Kera bicemewe kera. Hanyuma uwo musozi bawuzamuka amasaha 2. Abawugiyeho ubwo barawumvisha. Noneho mbona abantu bazamuka bikoreye amabuye. Noneho ntekereza ko hejuru hari umushinga w'inyubako. Ariko numva ndananiwe, nari maze iminsi mfite akazi kenshi, numva nta buye ndi bwikorere. Turazamuka tugiye kugera hafi y'aho basengera. Mbona abantu batangiye kwiherera bahirika amabuye. Umuntu agafata ibuye akaritongera. Mwami, iri buye ni ikibazo cyanjye, akakivuga mu izina. Uko ndihiritse ritazagaruka, niko mpiritse umugabo tubana mu buriri. Ibaza umugore uhirika umugabo we. Ibaza umugabo yicaye mu iteraniro ahirika. Muzi ko dufite abarokore yicaye mu rusengero afite isezerano ko umugore babana azapfa akarongora undi. Murebe hano. Kende ndababwira nzi kuntu bikomeye. Uzi umuntu ajya gusenga agahirika umushumba ku ntebe. Abantu ni abagome. Kandi imbaraga akoresheje aguhirika, urebye izo mbaraga zatumye yikorera ibuye isaha n'igice. Abantu bafite ubugome. Niye papasi yo gusenga? Niye papasi? Yesu yaravuze ngo nusenga ntugasenge ngo abanzi bapfe. Ahubwo nibasonza ubagaburire, nibagira inyota ubaha icyo banywa, nibwo uzaba usenze neza. Ikibi cye kukunesha, unesheshe ikibi icyiza. Uzi umuntu ajya mu masengesho ngo umwanza wapfe. Abarokore ni abagome. Niye papasi? Kandi bafite n'imirongo ibashigikira, umurozi ntakabeho. Ibyo byari mu isezerano rya kera. Mu gihe cy'ubuntu Imana iramutse yica yahera kuri wewe. Ni ukuri kose. Imana iramutse yica ntabwo waba wicaye hano. Uzi inshuro Imana itubabarira, nishimira agahoraho, ntimeze nk'abantu. Gusenga ni byiza, papasi ni iyihe? Bibiliya iravuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Pe ya gatandatu ni ugusenga wishingikirije ku masezerano y'Imana. Amasezerano y'Imana. Gusenga wishingikirije ku masezerano y'Imana. Ni izihe promese zanditse muri Bibiliya Imana yavuze ku buzima bwawe? Bibiliya irimo amasezerano 3,000, irimo imigisha 8,000. Ikibazo ntituzi aho byanditse. Nababwiye ubushize harimo amagambo 2 promese Imana yasezeranye. Nayahe masezerano? Ijambo rivuga ngo ntutinye yanditse inshuro 365. Ijambo rivuga ngo ntukiganye ryanditse inshuro 350.
noneho itubara inshuro tubyuka twatinye, inshuro tubyuka twiganyira, kuko ntituzi amasezerano y'Imana yanditse muri Bibiliya. Nyamara umusore uri hano yenda gukora ubukwe, ahuye na bosi umwe mu bakomeye hano bayafite, avuga ati ntutinye ndi kumwe nawe, ubukwe nzabugukorera. Yagendera mu 108 yumva bizemera kandi bishobora no kutemera, ivuga bikaba, itegeka bigakomera, yibeshaho abantu, yo yavuga ukumva ntubyizeye. Hano kera nigeze kubabwira ngo ibindi bintu byose turabyizera ukuyemo Imana. Uba amazi ngiye kuyanywa, sinzi uwayakoze, sinzi niba ataroze, kandi nyanywa nyizeye. Iyi nzu bayubaka ntitwari tuhari, ishobora kutugwaho twese tugapfa, ariko twicaye dufite umutekano. Umumotari utazi niba afite perimi, utazi niba agwara igicuri, ujya kuri moto akagutwara ukumva urabyizeye. Iyo winjiye muri bisi ntubanza kubaza ngo hajya ngo wakoreye perimi ryari, uzi gutwara, ujyamo akagutwara tu. Usiga umukozi mu rugo ukamusigira umutungo wawe n'abana bawe, ukumva urabyizeye, ntuzi se, ntuzi nyina, ntuzi ibikomere atunze, nta n'irangamuntu iyo ufite, ukabyizera. Nyamara Imana yavuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe, ukumva ntubyizeye. Imana itubabarire gusa. Iyo dusenga twishingikiriza ku masezerano y'Imana, cyangwa dupfa gusenga gusa. Ntabwo nzibagirwa umupapa umwe yaguye mu gico c'abacengezi, hanyuma asenga amagambo abiri gusa, abwira Imana ngo Mana, niba imirimo nagukoreraga irangiye, unyeze unyura amahoro, kandi niba ngifite ibyo kugukorera nkure mu maboko y'aba bantu. Habahubutse umushefu wabo ari munsi y'umuhanda, aza yiruka, aravuga ngo mwafashe bande? Asanga bamupfukamishije bagiye kumwica. Aravuga ngo uyu ni umushumba wanjye, ngo naramunaniye gusa njya mu ishamba, ariko uyu ni umwana w'Imana. Ahita aramufata amusubiza mu modoka aragenda. Ntibisaba gusenga 120, bisaba umutima. Tugomba gusenga na kwera, twishingikirije icyo Imana yavuze. Hakuri kuvuga Mana baranyanga, ndashonje, Mana ndakenye, Mana ibyo bintu ntukajye imbere y'Imana ngo uvuge amatiku. Ujye wibwira ngo Mana wavuze ngo. Iyo uvuze icyo yavuze ibyumva kuruta iyo uvuga ibyo itavuze. Pe ya 7, ni byiza kwihererana n'Imana muri babiri, kuko Yesu yasenga wenyine. Imana ikunda ubuzima muri prive, apana gusengera gusa muri rusange. Rata hari imbere y'uburiri bwawe ukwiye kuhagira icyumba c'amasengesho. Nta kintu kijya kinezeza nk'iyo ndi kugenda ni jyenyene, nta wundi muntu turi kumwe. Mbwira Imana intege nke zanjye, nkayibwira utuntu twose, nkavuga wow, ndaruhutse. Ntukajye usengera hano gusa. Oya, hari abantu batunze Imana iba mu rusengero. Ukwiye kubaho ubuzima Imana igukeneye mu ibanga, kubera ko mwari muzi abantu bazinutswe kwatura kuko baturiye abantu bakabivuga. Mwari muzi abantu batangiye ibyifuzo muri rusange, ejo bikabatanga mu rugo. Ni byiza gusenga, ariko ni byiza gusenga wihereranye n'Imana. Niba ushaka gusuka umutima wose imbere y'Imana, ni byiza kwihererana nayo. Bariza umuntu mwicaranye ngo muherukana n'Imana muri babiri, agusubije ngo iki? Ariko ubundi reka mbabaza abantu bafite abafiance bari hano, cyangwa se abagize abafiance, kujya kuvugana na fiance biravuna. Umva ngo abahungu bavuga make, iyo bagiye guhura na fiance ibyo bavuga ntibibura. Nase niba Imana ari fiance wawe, ni gute bikugora kujya kuvugana nawe? Pe ya 8 ni praise, gushima. Praise and worship, gushima. Gusenga bikwiye kuba biri mwishimwe, apana gusa kuvuga ibyo ushaka kwiga ukemurira, ahubwo kwiye no kwiga kwishimira. Umubosi umwe ngo yari harubaka inzu ndende, nagatekerezo numvanya abavuga butumwa namwe ushobora ko mufite ukundi mwakumvisha.
ngo yari harubaka inzu ndende, hanyuma abakozi bamanuka hasi kwa kuntu bajya gushaka avoka n'imigati ni hasi, cyangwa babagemuriye simbizi. Hanyuma ari hejuru ku nzu abona inzoka nini iriho irasatira abakozi aho bicaye. Bosi hejuru yari afite imigati ariho arajya, atangira kuyibajugunyira hasi. Bagwanira imigati barayitoragura barayijya batarebye aho ivuye. Hanyuma afata ibyo yari afite byose n'ibiceri afite arabibajugunyira, barabigwanira ntibareba aho bivuye, kandi inzoka iriho iregera. Aravuga ati abakozi banjye ni gute ndi bubakize inzoka? Ahita afata ibice by'amatafari atangira kubatera. Uwagikubise agahita areba uwumuteye amwereka inzoka. Ubu babajugunye imigati ntimwashima. Imana yaguhe diplome ntiwashima, irakugaburira ntiwashima, irakwambika ntiwashima, utegereje igice cy'itafari. Uzi ko ari abantu basenga gusa ari uko bagize ibibazo. Umugabo umwe yajyaga tubona kera tugiye gusengera mu misozi bicemewe kera, ubu ntimuzabikore bihanwa n'itegeko. Noneho arangije akajya tubwira ariko ngo namwe muri yahura ngo nijoro ngo mwigomwa ibitotsi ngo mukajya gusengera hatemewe, ngo nk'ubu ujyamye ku nzoka. Bagira logique. Icyabaye ni iki? Business yakoraga yarahombye, inzu ye bayiteza cyamunara. Ahita aratubwira ngo handi musengera muzantwareyo. Kare kose yaza bitaragira muri cyamunara. Mwakwize gushima koko. Iyo hari amakuba hakaza ibyago byinshi, ujye wiga kubara imigisha, bizagutangaza ukuntu ari myinshi. Imana birayinezeza iyo utayisaba gusa, ahubwo uyishimira n'ibyo yakoze mu buzima bwawe. Ibintu ufite bigoye si byinshi, ni bike cyane ukurikije ibindi Imana yakemuye. Ubu wagarura agafoto ko mu myaka 20 ishize wasanga ufite ishimwe. Imana yakoze ibintu bikomeye nubwo abantu batagishima. P ya 9 ni power, imbaraga. Gusenga kubamwe imbaraga. Gusenga bigira imbaraga. Ndibuka Petero yafunzwe. Herode yishe Yakobo ngo abonye ko binejeje abayuda yiyongeza Petero. Hanyuma ngo abitorero ngo bahita bajya mu cyumba barasenga. Aho basengeye haranyeganyega. Marayika ahita amanuka muri gereza abwira Petero ngo ambara imyenda yawe nkurikire, abera babyanze. Ntabwo uri bupfuye umuzi. Akambabaza. Ubu nta bintu dukwiye kwanga. Ahubwo turabyanga turi bande. Ubu se turamutse tubyanze Imana ntiyabyanga. Muziki ni Imana ikeneye. Abantu bashobora gusenga aho basengeye hakanyeganyega. Gusenga bigira imbaraga. Mutekereze Herode, niba mwaramusomye mukumva imbaraga yari afite. Herode yaje kwifatira nk'umugabo wawe n'abajepe, akaba ari umwitwarira, akamufungira hagati ya jepe 16. Hanyuma uyu muntu batwaye umugabo we Herode yatwaye, agahita azana akavuga ati mumfashe gusenga. Nyakubahwa Herode niwe yaje mu rugo n'abamurinda batwara umugabo wanjye. Musukuntu twamubwira ngo nta kundi tumusengere yezwe, Imana imuha ubugingo buhoraho, kubera ko tuzi ubukana bwa Herode. Ariko nagiye ngo mubwire abantu twateranye hano, ukundi kurahari abera basenze. Ntimukavuge ngo nta kundi Imana ishobora kuzura n'uwapfuye. Ukundi kurahari. Imana nabonye abantu babyaye nta matirise bafite mu nda. Umubyeyi umwe yarashatse hakugira ngo asame, agira ikibyimba muri matirise mu nda hose. Agiye kwa muganga bapimye basanga inda yose yuzuye ibibyimba. Icyabaye ni iki? Bahise bamubaga diligence. Avuye mu kinya bamubwiye inkuru ebyiri. Baramubwira ngo inkuru ya mbere ikunezeza, ntabwo ugipfuye wishwe n'ikibyimba. Murabizi ko biriya bibyimba byo mu nda bizana anemi, amaraso agashira. Hanyuma baramubwira ngo inkuru ya kabiri, ntukibyaye twagukuyemo nyababyeyi. Arataha, yarakijijwe, arihangana, hashira imyaka. Rimwe batumira umuvugabutumwa nk'uko naje hano.
hanyuma uwo muvugabutumwa acumbika mu rugo rw'abo bantu bakunda kwakira abashitsi. Mujye mukora imirimo myiza, ntawe uzamenye ko izagutabara byagenze. Hanyuma ku cyumweru giterane gishoje, umumama yiherana umukozi w'Imana, amubwira ngo umukozi w'Imana, ngiye nkubwira agahinda mfite, ndabizi ko ntazabyara, barambazi bakuramwe indi byara, ariko agahinda k'umwana kagiye gutuma nsara. Uwo mukozi w'Imana yarihutaga, ahita asenga isengesho rigizwe n'amagambo nk'abiri gusa. Yaravuze ngo Mana, uri umuremyi, nturarangiza kurema. Uyu mubyeyi umumara umubabaro, ahita aragenda. Nyuma y'amezi 2 umudamu batetse yumva biranuka, kuruka bimumereye nabi, ajya kwa muganga kureba wa muganga we yamubaza. Aramubwira ati muganga, basigaye bateka nkumvise se, wandebe ikibazo mfite. Muganga aramureba, areba fayiro ye, aramubwira ati mada, agahinda k'umwana gatumye usara, ninjye wakubaza, ntuzabyara, genda ubyakire, hanyuma usohoke nakira abandi. Aramubwira ati muganga, amafaranga ni ayanjye, rebera ndakwishura. Ntiyarebye agasanga harimo umwana. Nyuma yaho ntiyabyaye abana 4. Nimukajye muvuga ngo nta kundi, ukundi kurahari. Ibintu siyansi itemera, twebwe tubyemera nk'imbaraga zikiza. Siyansi ntemera ko kanseri ikira. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzarambika ibiganza ku bagwayi bakire. Abantu basenze neza kanseri yakira. Gusenga harimo imbaraga, harimo imbaraga. Naragwaye nambara rupe, amaso yarapfuye ntareba. Hanyuma naragwaye igifu, banyandikira kukibaga. Naragwaye mara amezi 6 mu bitaro, nanyweye ibinini 960. Umunsi umwe umuntu ambonana igisashe cyuzuye ibinini, aravuga ngo ushobora kubaho ubu buzima dusenga Imana nyamana. Ahita afata ibinini aransengera, ahita arabita. Nakize ubwo. Igihe bari banyandikiye kumbaga igifu, umukecuru twasengana yarampamagaye, arambwira ngo ugiye kubagwa ku myaka nk'iyo ufite. Nari mfite nka 16 n'umunani ngira ngo. Hanyuma arambwira ngo bakwandikiye kukubaga, nti ngo ejo bari kuzambaga kuwa mbere. Kuwa gatandatu arampamagara, sanga atetse ibiryo byose muganga yambujije. Yari umukecuru umunyamahane mu mwuka cyane, ugira igitsuri. Asengera ibiryo, nibwo bwa mbere numvise umuntu usenga gutyo. Abwira Imana ngo Mana, ibi biryo ubihindura umuti wo kuvura. Erega abantu bazinanye n'Imana ntibarondogora. Kuva uwo munsi igifu gikira ubwo kugera uyu munsi. Uzirupe igihe nazitaye 9 mu bibare, kuri rya zuba turi hanze. Umukozi w'Imana yaraje arambwira ngo kuramo. Kuva uwo munsi nkira amaso. Imbaraga z'Imana zirashabaho. Mu Mana habamwe imbaraga. Pe ya 10 ni practice. Gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Dufite abantu bazi kuvuga amasengesho ariko batazi gukora amasengesho. Gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Abantu bazi kwigisha gusenga we batayaheruka. Bazi kuririmba ukuntu basenga, ukuntu amasengesho akora imirimo ikomeye, ariko pratique yo gusenga niyo yatunaniye. Nigeze gusengana n'umuntu arasenga, kandi uwo munsi nari ndi mu mubiri pe. Bagiye gusengera ahantu ku musozi. Noneho dutangiye gusenga, ngiye mpita namwumva umuntu usinzira ku gasozi. Arasenga, ngenda sinzira. Ariko nsinzira nsize numva yimukiye ahantu. Mvuge cyane ngo ahantu. Numva yimukiye ahantu iyo mwisi y'umwuka. Hanyuma ngenda sinzira. Hari nka saa 4 y'ijoro. Nagarutse saa 9 nkanguka, nsanga ntaragaruka. Hanyuma ndamwaragurika, ndamutegereza. Ahagarukiye avuga amina, ubwo umva umuntu yarasenze amasaha 4 adahagaze.
hanyuma turatahana, yaraye mu ijuru naraye mu isi. Siko mushobora gukora 40 hano akagira abantu batazamenye niba mwaranasenze. Atarenze cya gice cy'umubiri, amarangamutima n'umwuka, ngo agere mu mwuka. Gusenga ntibabivuga, gusenga barabikora. Amen. Hanyuma mu gusenga hari ibyifuzo bine by'Imana tugomba gusengera. Mwavuga ati n'Imana nayo igira ibyifuzo. Yego, Imana ifite ibyifuzo bine tugomba gusengera, hanyuma ibyacu bigasubizwa nyuma. Icyifuzo cya mbere, ibyo ngiye kuvuga byanditse muri Matayo 6:9-13. Iryo sengesho riravuga ngo Data wa twese. Icyo ni icyifuzo cya mbere. Icyifuzo cya kabiri, izina ryawe ryubahwe. Icyifuzo cya gatatu, ubwami bwawe. Icyifuzo cya kane, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba. Muzi ukuntu musenga nabi, ntabwo muzi ibibanza n'ibiheruka. Nusenga mu nyungu z'Imana, ibyawe bizasubirizwamo. Ana yaravuze ngo numpa umwana nzamukugarurira buwawe iteka ryose. Imana yari ikeneye umutambyi, Ana yari akeneye umwana. Biba kimwe kwa kimwe, Imana ihita iramusubiza. Niba ushaka ibyo kukwemeza abandi, niba ushaka ibintu byo kuguha icubahiro wowe, apana guha icubahiro Imana, ibyo bintu ntabwo bizasubizwa byoroshye. Niba dushaka gusenga neza, dukwiye kubanza kumenya Imana ni Data wa twese. Yesu niwe wa mbere yahishuwe ko Imana ari Data. Dukwiye kumenya ko Imana ari Data. Haleluya. Iri jambo ndarikunda cyane. Ni Data w'abakire, ni Data w'abakene, ni Data w'abize n'abatarize, ni Data w'abafite base n'ise w'imfubyi, ni Data w'Abanyamerika n'Abanyafurika, ni Data wa twese. Tumufiteho uburenganzira bungana. Iyo usenga ufiringa papa, wumva urimo kubwira papa, cyangwa uyibwira nk'Imana iri ahantu. Nigeze kuvuga akantu nabonye ku mbuga nkoranyambaga karasirikiye. Mwari muzi impamvu abarokore basenga basakuza? Ni urwego rw'ihahamuka bafite. Biriya nico kigero cy'ihungabana bafite. Kubera ko uramutse usenga Data wumva ari papa, wayibwira nk'uko muganira, ntabwo wabanza gusakuza nkiri kure. Ni ucecetse utavuze ibikumva, muvuge cyane ngo ibikumva. Ntabwo bisaba ngo usakuze cyane. Imana ni Data. Imana ni Data. Haleluya. Imana ni Data. Ni Data. Uburenganzira abandi bayifite nibwo nanjye nyifiteho. Ni umubyeyi w'imbabazi. Ni Data wa twese. Data wa twese. Hanyuma inshingano mfite ni ukubaho ubuzima buyubaha. Nusenga Data ukwiye kubaho n'ubuzima bumwubaha, butamusuzuguza muri sosiyete. Bwiyo wasuye fiancé, uko witwara bigaragaza niba waramenye Data cyangwa utazi kubaha izina rye. Iyo bakugaruriye bakaguha arenze, nibyo bigaragaza ko wubaha izina ry'Imana cyangwa utaryubaha. Meruka kumva ubuhamya, nubwo ntabivuganye n'uwabumpaye ko nzabuvuga, ariko ndashaka kubuvuga. Uyu muntu yari ashonje, hanyuma ashonje ajya aravuga ati n'ubundi ngiye kugwa mu nzu. Arasohoka aba yiyenzayenza nka hariya ahantu abantu bose batemberera hasanzwe. Aho hantu ahatoragura ikofi. Iyo kofi ayisangamwo amafaranga menshi y'amadolari. Ntimwumva ko ashonje? Hanyuma asangamwo na carte de visite ya nyiri kofi. Asangana umuntu umva ntabwo yarazi uwo ari we. Nta nubwo byigeze bimunyura no mu mutwe. Afata telefone ahamagara wa wundi. Asangana umuntu udahamagagwa n'ubonetse wese. Arangije aravuga ngo nitwa runaka natoye ikofi yawe, mushobora kumbwira aho muri nkayibazanira? Ahita aramukupa. Nta nubwo atumye arangiza kuvuga, kuko ni umuntu nyine udahamagawe. Icyabaye ni iki?
bukeye arongera arahamagara, aravuga ati ariko ubu nsakuriza urinde. Aravuga ati natoye ikofi yawe irimwo amafaranga menshi y'amadolari. Arangije aramubwira ati okay, fata taxi hanyuma ubwire uwo mutaximen akuzana ahantu hitwa gutyo. Arangije aragenda. Umwana agiye kubonabona agoswe n'abantu bakomeye barinda aho hantu. Hanyuma baramusaka mu buryo buhagije ariko. Hanyuma arinjira, yicara kuri metero nyinshi zaho uwo muntu yicara. Aramubwira ati zamura ikofi yawe. Arayizamura, arebye asanga niye koko. Aravuga ati wayikuye he? Aravuga ati nayitoraguye ahantu hitwa runaka. Yibuka ko yagiye gutembereza abana, uwo muntu nyine yagiye gutembereza abana aho hantu bahaciye, niho yataye ikofi. Ahita aramubwira ngo mva, iyo kofi yanjye ndayikunda, bayimpayeho impano. Fata ayo mafaranga arimwo uyakuremo, uyashyire mu mufuka wawe, hanyuma iyo kofi uyimpe. Arangije aramubaza ngo ni izihe mbaraga zagushoboje kubona amafaranga angana gutya ukayasubiza kandi ukenya? Aravuga ngo ndi umukristo, navutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Hanyuma aramubwira ngo nemeye kukubera so, ibintu byose uzakenera nzabigukorera. Uwo muntu ageze ahantu hashimishije, ageze ahantu heza cyane cyane cyane. Ubuzima bwahindutse ubwo. Dukeneye abantu byibuze babizeko, bubaha izina ry'Imana. Bijya bimbabaza iyo numvise telefone bayibiye mu rusengero, birambabaza cyane. Umuntu akibigwa telefone hano ahantu hera, umuntu akava mu rugo aje kwiba, muratinyuka. Data wa twese, izina ryawe ryubahwe. Tugomba kugira discipline mu kubaho. Hanyuma dukwiye kuberaho kwamamaza ubwami bw'Imana. Dufite abantu b'abakonsomateri, aza hano bakamwigisha kuwa mbere, icyumweru kigashira, umwaka ugashira, nutaha ugashira, atarazana umuntu n'umwe kuri Yesu. Adashobora no gushira kuri statiye afishe y'igiterane, kubera ko ntazi ko abereyeho kwamamaza ubwami bw'Imana. Hanyuma icyifuzo cya kane, iby'Imana ishaka bibe mu isi nk'uko biba. Mwari muzi ko tubereyeho kwemera ubushake bw'Imana. Abarokore barabesha ngo ubushake bw'Imana burasharira, ariko barabesha. Hasharirirwa kamere niyo ibangamirwa, ariko ubushake bw'Imana ni bwiza. Umuririmbyi w'ikirundi yaravuze ngo iby'Imana ishaka nibyo byiza, nzabikunda kuko ari izi byiza. Imana nize ejo hawe hazaza, nizi imigambi gufiteho. Ukwiye kugendera mu migambi y'Imana yateguye kuva kera. Hanyuma rero inyungu zacu enye: icya mbere, iduha ifunguro ry'umunsi. Icya kabiri, iduharira imyenda yacu. Icya gatatu, ntiduhana mu bitwosha. Icya kane, ubwami n'ubushobozi bigaruka ku Mana iteka ryose. Amen. Haleluya. Nta kintu kigoye ku isi nko kwigisha abantu bashonje. Nicyo kintu kigora ku isi. Ariko njye nta n'ikibazo mfite. Hano muri iteraniro ringana gutya, Imana ntiribureke kumpa byibuze umuntu umwe ari bwumva ururimi ndi kuvuga. Ntabwo namubura, umwe ndamubona. Ngiye kubabwira inzitizi z'amasengesho mpite nsenga, hanyuma mbareke mbabwire inzitizi z'amasengesho. Inzitizi ya mbere ni icyaha. Umutima uri mu icyaha ntusenga. Uzamura akaboko wari ugiye nko gusenga, ugahita ubona urimo gukuramo inda, n'urugendo rwose wakoze ngo iyo ndivemo, amasengesho agahita apfa ubwo. Uzamura akaboko wari ugiye nko gusenga, ugahita wibuka ukuntu wasambanye n'ukuntu byatangiye n'uko byashoje, bigahita byanga ubwo. Umutima uri mu icyaha ntusenga. Murebe hano mbabwire, mwari muzi ikintu kiri ukuri: umutima ntujya ruswa. Nta kintu wakora ngo uhe ruswa. Niba waricaye ahantu uvuga abandi cyangwa waribye, umutima uri mu icyaha ntusenga.
buriya mwari muzi impamvu dusenga dusakuza ngo ducecekeshe ibidusakurizamo. Nyine ugerageza kubicecekesha kugira ngo biceceke, ariko uramutse uri safe umeze neza nta nubwo wasakuza. Umutima ntujya ruswa, umutima uri mu icyaha ntusenga. Icya kabiri ni amaganya y'isi. Iyo ufite amaganya y'isi muri wewe ntabwo wasenga ngo bikunde. Yesu yaravuze ngo ntimukiganyire akadomo. Yaravuze ngo kwiganyira ntibishobora kubakuza n'ahangana n'urutoki. Mwari muzi inkuru mbi, kwiganyira bizagutera igifu, bizagutera umutwe, kwiganyira bizagutwara ibitotsi, kwiganyira uzajya wumva hano wikoreye nk'ibiro 50, kwiganyira bizakomeza imvi, kwiganyira bizagukuraho umusatsi, uzamera uruhara. Manuka guhura n'umudamu umusatsi wose wapfutse yambaye perike kubera amaganya y'isi, kandi ntibyigeze binakemuka. Undi twahuriye kwa muganga baramupima, afite imyaka 30, baravuga ngo amagufa ye ya hano ngo ameze nk'umukecuru w'imyaka 80. Hari undi mperuka guherekeza kwa muganga, kuko muri kanseringi hari abo tubasaba ko bajya bakabatangiza imiti. Hari undi yagiye kwa muganga bapimye umunaniro w'ubwonko, baravuga ngo ubwonko bwe bumaze imyaka 10 budasinziriye n'umunsi umwe, kandi buri joro arasinzira. Effectivement hashize imyaka 10 amenye ko umugabo amuca inyuma. Kuva amenye ko umugabo amuca inyuma, ubwonko ntiburongera gusinzira. Nubwo umubiri usinzira, ubwonko buhora burodinga bushaka igisubizo bwabuze. Kwiganyira bizakwica, ntugatindane nabyo, ni bibi, bizagutera diabete. Umutima uzibana, uzagira stroke kubera kwiganyira. Inzitizi z'amasengesho, iya mbere ni icyaha, iya kabiri ni ukwiganyira, iya gatatu ni ubwoba. Nari mvuze ngo ubwoba, murebe hano, muzi ukuntu umurozi aroga umuntu bigakunda. Satani ategura umurozi, hanyuma agahita ajya mu mutima w'uzarogwa akabibamwo ubwoba, hahita haba connection y'uroga n'uzarogwa. Iyo Satani ateguye umurozi agasanga uzarogwa araramya, arasenga, yuzuye umwuka, niyo bamushitse bimwe bakora byo gushika bamubona, niyo bamuhamagaye ntiyitaba, kubera ko ikirere arimo gitandukanye n'ikirere cy'isi y'umwijima. Nimutakuraho network bazabaroga, bazababasha. Ariko turi ubwoko butavumika, turi abantu Satani atapfa kwigabiza uko abonye, kubera ko ntabwo batubona nyine, ntabwo badushikira. Inzitizi ya kane y'amasengesho ni ubwibone. Ani mvuze ngo ubwibone, nabonye abantu bazi gukira pe. Nyine ukabona yabonye amafaranga, ukabona n'ukuntu atambuka, n'uko avuga, n'uko aseka, arasa nk'uyafite. Yo, angahe se wakabyara? Ubwibone bubanziriza kugwa. Imana igwanya, Petero 2:5-16, mwese mukenyere kwicisha bugufi, kuko Imana igwanya abibone, abicisha bugufi Imana ibahera ubuntu. Mwicishe bugufi muri munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana, izabashira hejuru mu gihe gikwiriye. Hari umugabo witwa Nebukadineza yubatse Babuloni bigezweho by'ico gihe. Yubaka utuzu 260 mu kirere tw'abarinzi b'umujyi, yubaka ubusitani mu kirere. Warangije yikomanga mu gatuza, aravuga ngo Babuloni yanjye umugwa umpesha icubahiro. Imana yumva ntirimo. Yumvisha itarimo, uzi ikintu yakoze? Imana yabwiye marayika ngo genda ujye kumunyigishiriza. Amukura hagati y'abajepe bamurinda, marayika amukura hagati y'umugore n'abana, amutwara mu ishamba nka Nyungwe, arangije akora ku bwenge amusigaho. Noneho marabona umwami mu ishamba, ntabwo bisobanutse, atagira n'abamurinzi. Ntekereza ko yumvishe ashaka nko kwicara,
kugira ngo aruhure umugongo ahagaze igihe kinini, atazi ko azahicara imyaka 7. hanyuma ntekereza ko yumvishe kwicara bimuruhishije, akarambika nk'umusaya akaryamaho gato hasi, atazi ko azahajyama imyaka 7. ikintu cyabaye ngo inzara zarashokomboye, amera ubwoya nk'ubw'inyamaswa, ajya ibyatsi, yibagirwa ibiryo byo muri Palais Royal. kugeraho mu myaka 7 yahamaze, aho ntihanteye ubwoba. Uze ahantu hanteye ubwoba nuko umugore we n'abana n'abayobozi b'igihugu, ibihugu 127 ntibigeze bamenya ko umwami adahari. byari bimeze nko kuryama no kwicura. imyaka 7 yangana nko gusinzira ugakanguka mu gitondo utazi ibyabaye. Imana icurika ubwenge, abantu mu bihugu 127 ntimwayiha icubahiro. yitwa Imana, ikora ibyo ishaka. Imana igwanya abibona. uzi kugira ngo wiyitirire ibintu Imana yakoze. Imana ikunyuzijeho umugisha w'urugo, wenda ni wowe winjiza menshi uri umudamu, cyangwa ni wowe winjija menshi uri umugabo, ugatangira kuvuga ngo ni ngewe ubagize, ni ngewe ukora cyane. mbega ubwibone! ubusa upfuye twahita dupfa. inzitizi ya 5 y'amasengesho ni idini. idini ntabwo ritwigisha guhinduka no gusa na Yesu, rikaresa amarangamutima yacu gusa, hanyuma bagaturisha tugataha. iyo tuvuze idini tuba tuvuze inyigisho z'ubuyobe, tuba tuvuze abantu batigisha abantu babageza kuri Kristo, aho kugira ngo bahindure abantu kuba bigishwa, bahindure abantu kuba abayoboke babo. numva abantu bahamagara abantu ngo muzazi iwacu, ngo dufite ikiganza gishushe, twirukana inyatsi n'akarande n'imivumo n'amadeni, ibintu byose muzazi. bantu bima, abapasiteri ntabwo tugomba kubwira abantu ngo nibaducamo nibwo bazagera kuri Yesu. twebwe turi icyapa cereka abantu ngo ku musaraba ni hariya, ugiye wakirirayo. turashaka kugarura umwenda ukinze ahera, kandi umwenda ukinze ahera waracitsemo 2. muzi impamvu Yesu yaciyemo umwenda ukinze mo 2 akawucamo? uriya mwenda wari uremereye, wapima ibiro 300. kubera iki wacitsemo 2? imbere ya Yeremiya ahera cyane higiriye hari isanduku y'isezerano. hanyuma mu gihe bajya mu bunyage bw'imyaka 70, ntabwo bazi neza aho Yeremiya yahishe isanduku. bagumizaho rido, abantu bagumya gutamba ibitambo, kandi hirya hari y'ubusa, nta sanduku ihari, kandi isanduku yari ihagarariye kubaho kw'Imana. niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo urwandiko rw'imihango yarukujeho kubamba ku musaraba. muzi impamvu icyo yashaka gukora? yashaka gukuraho rido ngo yerekane ko hirya nta kiriyo. none rido twarayigaruye pe. rido twarayigaruye, twagaruye imihango. murabizi mbabwira, niba kubaha Imana twakunganya n'ijipo n'igitambaro n'ikoti na kositime n'umusatsi n'amaturo, iyo Mana yabiciriritse. Imana n'ubumana bwayo n'imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo ugahita uyizingazingira mu mihango Reka mbasabe muzaba abana b'Imana, ntimukaba abanyedini. kuba umwana w'Imana ni byiza. hanyuma mu gihe cy'intumwa ngo iyo bigishwaga ngo basubira mu rugo ngo bakareba ko bigishijwe ibiri ukuri. Imana ishimwa ko yaduhaye Bibiliya mu Kinyarwanda, aho ushobora kumenya ngo ibi biri ukuri, ibi ntabwo biri ukuri. inzitizi ikurikiyeho ni ubutamenya, ignorance, ubujiji. ubutamenya ni ikintu kibi. ejo nababwiye ngo Imana yabwiye Mose ngo namanike inzoka ku giti, abayireba bose barakira. hanyuma Bibiliya iravuga ngo baranga. umuti wari uwo gusa, gukura amaso hasi no kureba ku musara ku giti.
hashize imyaka mu Rwanda umusaraba umanitse ariko benshi baranze. Indi nzitizi ni ubuyobe. Ubuyobe ni ikintu giteye ubwoba. Uyu mujyi wuzuye ubuyobe ku kigero ntababwira. Bamwe bigisha ubuntu butangaje, ibyaha twakoze kera n'ibyo dukora ubu n'ibyo tuzakora ubutaha byose byarababariwe. Ushaka wakwiba, wasambana, wanywa inzoga, ibintu byose wabikora. Niba ubuntu twagiriwe butwemerera gukora ibyaha, ntabwo tuzi ubuntu icyo buvuze. Ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse, bwatwigishije gusa na Kristo. Mwabakobwa, umunsi wagize ibyago ugashaka umugabo w'umunyabuntu yemera polygamy no kuguca inyuma, umutima uzakujya. Umunsi wagize ibyago ugashaka umukobwa w'umunyabuntu akajya kuvanga n'abandi bagabo, nibwo uzamenya ko ubuntu ari bubi. Ibyo bita ubuntu. Umunsi yatashe yasinze yitwa umukristo ugataha yazinyweye, nibwo uzamenya ko ubwo buntu buzana ibibazo. Ibyo mvuze ni bimwe mu buyobe buri hano mu madini. Hari inyigisho nyinshi z'ubuyobe. Hanyuma inzitizi ya nyuma ni ibikomere bitakize. Ibikomere bitakize nagiye mbigarukaho. Kimwe mu bintu bisenya umuryango, bisenya imibanire y'abantu n'abandi ni ubuzima bushingiye ku bikomere. Yesu ntakiza ibyaha gusa, akiza n'umutima ukomeretse. Muribuka aho twatangiriye, twigishe gusenga. Nababwiye ibintu 4 Yesu yakoraga buri munsi: gusenga, kwigisha, sociale no gutegura abigisha. Hanyuma nababwiye pe 10 twakoresha mu gusenga. Babwiye inzitizi nk'8 z'amasengesho. Hanyuma nababwiye ibyifuzo 4 by'Imana bigomba gusubizwa. Nababwiye n'ibindi 4 duprofita Imana ikadusubiza natwe. Tuhaguruke dusenge. Mana, twigishe gusenga, dushoboze kubaho ubuzima busenga. Niwo muyoboro wonyene wadushiriyeho kugira ngo duhure nawe. Iri torero mu masengesho y'iminsi 40, ntabwo tugomba gusenga by'umuhango, tugomba gusenga bizana impinduka.